Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya, umwaka C. Maze iminsi igera kuri 3 narafashwe na coronavirusi, ubu ndi mu kato mu cyumba. Ibimenyetso ntabwo ari byinshi cyane, ariko bisaba abaganga barimo baranyitaho, tumva nta kibazo. Mbasabye isengesho rero, mukomeze munyibuke, munyereke umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo mbashe kubisohokamo ku buryo bwihuse. Icyorezo nta hantu kirajya, yego grâce à Dieu, dufashijwemo n'Imana, biragenda bigabanyuka, ariko ku buryo umuntu atiteguye rwose ashobora kucyandura. Mukomeze rero mwirinde, ariko munabeho, birumvikana, ariko no kwirinda bijyanye, kuko ntabwo kiracyasirikira, ntaho kirajya. Ariko ndaho rero meze neza, nubwo bwose nyine ibimenyetso bimwe na bimwe bifite, kubabara mu ngingo, kubabara mu mutwe, ijwi naryo nta kigenda, ariko ubu bitangiye kugarukamo gatoya. Ni ibintu nyine biba bidasobanutse. Ibi byose ni ibitubwira nyine mesaje, ubutumwa bw'Imana, nuko ibihe bigenda nyine bihinduka, kandi biba n'ibya nyuma. Ndetse ni ugukomeza nyine tukiyitaho ku bijyanye na roho, kugira ngo Imana itazavaho inadutungura. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwire yuko hari ibyo ntishimiye, kubera ko nabahaye umukoro. Kugeza ubu umuntu wawukoze ni umwe gusa, kandi ni umupfakazi. Ndagira ngo rero nongere mbashishikarize kwakira iyo mikoro mbaha, muyikore. ni ukugira ngo ikigamije ni ukugira ngo tumenyere ijambo ry'Imana, turyimenyereze, ridutunge, ariko cyane cyane tumenye nyine Bibiliya, kuko birambabaza cyane kubona abantu bihaye Imana, abantu bakora urugendo runaka rugana Imana, ariko ugasanga ntabwo Bibiliya bayizi, ntibazi ukuntu ibitabo bya Bibiliya bikurikirana, ntibazi uko bashaka amaverse, passage runaka muri Bibiliya. Rwose ibyo ngibyo nimba babwira mugende mushake ikintu runaka, ni ukugira ngo ibi byose mubyimenyereze, hatoya abandi bo mu yandi madini ntibazaturushe ibyo bintu byo gukunda ijambo ry'Imana, kuko twebwe dutunzwe n'ijambo ry'Imana, kandi dutunzwe n'ibyitubwira, kuko ijambo ry'Imana tutarifite ntabwo twabasha gukora nyine uru rugendo turimo. Ndabasabye rero mbinginga ngo mwongere mugarukire ubwo butumwa, izo devoir, iyo mikoro muyikore, kuko izadufasha nyine kumenya Bibiliya, no kongera nyine kumva yuko turi kumwe, kuko iyo tugenda tubihererekanya gutyo, nabyo nyine byongera kudutera akanyabugabo, tukihuta mu rugendo rwacu. Amasomo rero uyu munsi yose aragaruka ku butumwa bumwe, ubutumwa bwo kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi mu byo dukora byose. Mu isomo rya mbere twabwiye yuko uwicisha bugufi mu byo akora byose, uko ari ko kose, rwose bituma akundwa kurusha abagaba byinshi. Nimba dukoresheje twicishije bugufi, tuzanakundwa, ariko cyane cyane tuzakundwa n'Imana. Kenshi na kenshi usanga buri wese, hari n'abagura urukundo, ariko urukundo umuntu rukuzwe nta kintu rutugeraho. Twebwe turishima, nta kintu rutugezaho. Twebwe twishimira yuko urukundo rw'Imana ari for free. Urukundo rw'Imana rwose ni ubuntu, kandi urwo kubera ko ari ubuntu, ntabwo bivuga yuko rutubye. Urukundo rw'Imana ruruzuye, kandi rukuzuzwa n'ubwo buntu. Twebwe rero kugira ngo tugere kuri urwo rukundo rw'Imana, duhamagariwe kwicisha bugufi.
ibya bindi nababwiraga, nimba tuticishije bugufi ntabwo twabasha gusoma ijambo ry'Imana ngo turyumve, oya. Nimba tuticishije bugufi nta nubwo twabasha kujya muri Bibiliya ngo tumenye ibyayo, oya data. Kwicisha bugufi bidusaba, bidufungurira imiryango myinshi cyane, cyane cyane iyo miryango ikaba ituruka nyine ku ijambo ry'Imana. Mwana wanjye rero unyumva, muvandimwe unyumva, icishe bugufi mu byo ukora byose, kuko nubigenza utyo, niwicisha bugufi uzakundwa kurusha abagaba byinshi. Urukundo rw'Imana ruratureba, nibyo turukomereho, natwe turukundishe abandi, dukunda abandi kubera ko twamenye, natwe tuzi ko dukundwa n'Imana. Nibwo butumwa bwacu. Kandi umuntu wicisha bugufi amenya gukunda mugenzi we, kuko akora ibishoboka byose, ashyira imbaraga uko bishoboka byose mu gukora nyine serivisi y'urukundo, ayikorera bagenzi be, kandi atabigirira kugira ngo aronke ibintu runaka, ahubwo abigirira kubera yuko azi neza yuko igihembo kiva ku Mana, kitava kuri uwo mugenzi we nyine akorera ibintu runaka kubera Imana. Twicishe bugufi rero. Kwicisha bugufi ni ibintu byiza cyane, biduhamagarira kugira imbaraga zikomeye kugira ngo nyine urugendo rwacu rukomeze, kandi twumva yuko burya kwicisha bugufi ntabwo ari fabrication y'abantu, kuko fabrication z'abantu nyine ntabwo ziramba. Nimba twicishije bugufi ni uko twakiriye impano y'Imana, kuko kwicisha bugufi à la fin ni impano y'Imana. Twakiriye iyo mpano rero kandi tuyihererekanye, kuko ntabwo kwicisha bugufi ari mu magambo gusa cyangwa za strategy runaka twakora, oya. Ahubwo kwicisha bugufi ni ukwibuka ko turi mu rugendo, kandi urwo rugendo turangamiye umuntu Mana ari we Yezu Kristo, kuko Yezu Kristo ni rwo rugero rwo kwicisha bugufi, ni rwo rugero rwo kwicisha bugufi. Ariko ntarava ku isomo rya mbere, ndagira ngo mbasomere akaverse kanyubatse pe. Ni verse ya nyuma mu isomo rya mbere nyine, ndavuga koko rero benshi barindagijwe n'ibyo bihimbiye, kandi imigambi mibi ibayobya ibitekerezo. Muvandimwe, nimba ukunda Imana ugakunda na bagenzi bawe, ntujye gukora za senariyo mu mutwe wawe. Reka da, burya umuntu ukunda il s'abandonne à l'amour. Niko bimeze. Nimba dukunzwe n'Imana, ndeka twiyabandone nyine mu rukundo rw'Imana, twemere dutwarwe n'urukundo rw'Imana. Nitujya gukora imibare ngo dore ubu biragenda gutya, biragenda kuriya, biragenda kuriya, reka da, tuzasanga nyine twarindagijwe n'ibyo bintu twihimbiye. Burya urukundo ni ikintu cyoroshye cyane, urukundo rw'Imana ruratureba. Dukomeze rero rwose dufatanye ntiturindagizwe n'ibyo twitekerereza, oya, wapi. Ntiturindagizwe n'ibyo twitekerereza, ahubwo twemere gahunda z'urukundo zituyobore, kandi ni gahunda z'urukundo rw'Imana. Ntabwo ari urukundo rw'abantu burya bishingiye ku marangamutima, oya, ni urukundo rw'Imana rugenda rugasusurutsa. N'urukundo rw'abantu kenshi na kenshi ruba rurangwa n'amarangamutima. Muvandi, tubifatanyemo rero, tubifatanyemo rwose, ntihagire ibintu biturindagiza, oya. Ari ibitekerezo byacu bwite, ari amasenero yacu bwite, ntihagire ikintu na kimwe kiturindagiza, jamais, oya. Ahubwo nitwicisha bugufi tuzibuka yuko Imana idutuyemo, kandi kuko idutuyemo tuzakomeza nyine urugendo rwacu nta nkomyi, duha amaserivisi y'urukundo bagenzi bacu, nk'uko nyine Imana yacu ibitubwiriza.
Mu isomo rya kabiri ryo twabonye ni isomo ryiza cyane, burya ngo ntabwo mwaje ngo kureba ibintu bishayininga runaka, oya. Niko umwanditsi w'ibaruwa y'Abahebureyi yongeye kutwibutsa, ntabwo mwaje mu kureba ibintu bishayininga, ibintu umuriro ugurumana, intuze, ibintu birangira, oya. Ahubwo mwebweho mwaje mugana umusozi wa Siyoni n'umurwa w'Imana nzima ari wo Yeruzalemu yo mu ijuru. Murabona kera burya umuntu ntabwo bifuzaga kubona Imana, kuko kubona Imana byavugaga guhita umuntu apfa. Ariko twebwe abakristu babonye Imana barakomeza babaho, kuko Yezu Kristu ni Imana yigize umuntu. Intumwa, abo basangiye, abo bagendanye, barabonye Imana barakomeza babaho. Natwe dukomeza kubona Imana mu buzima bwacu bwa gikristu, ariko cyane cyane iyo dushyira mu bikorwa itegeko ry'urukundo. Muvandi, woweho waje ugana Yeruzalemu, umusozi wa Siyoni, Yeruzalemu yo mu ijuru. Hari n'abo ngo twagiye tugana abandi. Isomo rya kabiri riratubwira ngo twagannye umusozi wa Siyoni, umurwa w'Imana nzima ariyo Yeruzalemu yo mu ijuru. Twagiye tugana inteko itabarika y'abamarayika bakereye ibirori. Twagiye tugana iteraniro ry'abavukambere banditswe mu bitabo byo mu ijuru. Twegereye Imana, umucamanza wa bose. Muvandi, ntugire umuntu ucira urubanza, wibuke yuko Imana ari wo mucamanza wa bose. Ariko nitwicisha bugufi, n'Imana izatugirira impuhwe. Mu guca imanza kwayo izashyiramo imiyaga, wa mugani wa Bubu, hanyuma itugirire impuhwe. Ariko ngo twagiye tugana n'intungane zageze ku ndunduro. Muvandi, bazavuge ko wihaye Imana igihe wageze ku ndunduro y'umuhamagaro wawe. Twese turacyari mu rugendo, twese uko tungana turi mu rugendo, ariko turagenda tugana za ntungane zageze ku ndunduro. Ngo undi tugana ni Yezu Kristu, ngo wamuhuza w'isezerano rishya. Murumva atari ibintu byiza? Bavandimwe rero, niba tugiye koko mu misa, twumve yuko tugenda tugana umusozi wa Siyoni, twumve yuko tugenda tugana umurwa mutagatifu w'Imana nzima ariyo Yeruzalemu yo mu ijuru. Twumve yuko tugenda tugana inteko itabarika y'abamarayika. Twumve yuko tugana iteraniro ry'abavukambere banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Twumve yuko tugana za ntungane zageze ku ndunduro. Muvandi, nongere mbisubiremo, niba koko utaragera ku ndunduro, ntuzibeshye ko umuhamagaro wawe warangiye. Oya, tuzavuga ko twihaye Imana, tuzavuga yuko twagiye turabo kwa Padiri Mawuri, koko igihe cyose tuzaba twagejeje umuhamagaro wacu ku ndunduro. Tubiharanire rero, tubiharanire tugere ku ndunduro, duhure n'Imana umucamanza wa bose. Twumve yuko nimba twicishije bugufi, Imana mu rubanza rwayo natwe izatugirira impuhwe. Twumve yuko tugana Yezu Kristu, umuhuza w'isezerano rishya. Ni urugendo rero, ni urugendo turimo twese dufatanyije, kandi dufatanyije nyine n'ibyo byose Imana iduha kugira ngo nyine bituramire muri urwo rugendo. Nta mukristo rero wicaye, oya, nta n'umwe wicaye. Twese turafatanyije kugira ngo tugende tugana hariya batubwiye. Ntihagire ugana uhindura inzira, oya, inzira ni iriya. Mwebweho mwaje mugana ibyo tugenda tugana babitubwiye. Uzakugenda ngo akudeviye wowe ntabwo uri uwanjye,
ntiwemerere umuntu uwo ari we wese cyangwa ibintu ibyo ari byo byose kugira ngo biguteshe iyo nzira ugenda ugana umusozi w'Imana, umurwa mutagatifu w'Imana nzima ariyo Yeruzalemu yo mu ijuru, inteko itabarika y'abamarayika, ihuriro ry'abavuka mbere banditswe mu gitabo cy'ubugingo, Imana umucamanza wa bose. Bose uzongera kugira ubucira urubanza? Oya, ibuka yuko Imana ariyo yonyine mucamanza wa bose. Yezu Kristu. Bavandi, ibi byose tubizirikane kandi bituryohere, binadutere nyine n'imbaraga zo gukomeza urugendo twishimye, ariko twumva yuko ibidakoranywe ukwicisha bugufi nta kintu byatugezaho. Amasomo rero yo kuri iki cyumweru yose arahurira ku butumwa bukomeye, ubutumwa bwibanze ku kwicisha bugufi. Bavandimwe, nimba tuticishije bugufi ntabwo twamenye ijambo ry'Imana, nimba tuticisha bugufi ntabwo twumvise rya tegeko risumba ayandi Yezu Kristo yaduhaye, ariryo tegeko ry'urukundo. Nimba tuticishije bugufi ntabwo twabasha kugenda tugana Imana, nta nubwo twabasha gusangira n'abavandimwe uru rugendo. Ariko rero tubyumvikaneho, kwicisha bugufi ntabwo ari ku munwa gusa. Jyewe nicisha bugufi n'abantu bose barabizi, oya ntabwo ari ibyo. Kwicisha bugufi bivuga kwemera ijambo ry'Imana igihe cyose rikaduhindura. Uwahinduwe n'ijambo ry'Imana arongera agakunda, niyo habayemo ibintu byo gucika intege, kongera guhaguruka. Niyo habayemo abaguca intege, ugahaguruka ukongera ugakunda nk'uko ivanjiri ibigusaba. Kwicisha bugufi bivuga kugaruka, umuntu akongera agatanga imbabazi, cyane cyane hahandi biba bikomeye kuzitanga. Kwicisha bugufi bivuga kongera kumva yuko ijambo ry'Imana ryo ridutunze, ubuntu bw'Imana aribwo bidutunze, imbabazi z'Imana arizo zidutunze, bityo natwe tugasangira n'abandi ibyo byiza by'Imana. Kwicisha bugufi bivuga gukomeza umuntu agashyira mu bikorwa itegeko ry'urukundo, afasha bagenzi be. Nkunze kubivuga, kwemera gutanga serivisi y'urukundo kubera ivanjiri, ibyo byose bivuga kwicisha bugufi. Twebwe iyo serivisi y'urukundo tuyiha abantu kenshi na kenshi ahari batanabimerita, ariko twese turakomeza tukayitanga kubera ko Yezu Kristu ni we rugero rwacu. Twebwe ntabwo twabimeritaga kwaza muri iyi si, ariko yaraje yicishije bugufi, aragenda rwose byose arabyiyambura, ikuzo yari afite araryiyambura, ayaraza mu bwicishe bugufi bwe, aza gusangira byose n'abantu uretse icyaha. Maze rero bavandimwe, twumve yuko kwicisha bugufi ari byo bintu bya mbere byatuma koko twongera tukaryoherwa n'urugendo rwacu, urugendo rwacu rugana Imana. Ariko ibyo nagira ngo ndangirizeho ni uko kwicisha bugufi bivuga kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushobozi dufite tubukoreshe tubasha gutera iteka bagenzi bacu, tubasha kubafasha, tubasha kubagira inama, tubasha kubaba hafi, kuko nibwo bwicishije bugufi. Nimba twikubiye ubushobozi dufite, tukikubira ibyiza dufite, tutabisangiye n'abavandimwe, nta bwicishe bugufi dufite. Bavandimwe rero, ni urugendo. Nta muntu wavuga ngo yageze ku bwicishe bugufi byararangiye. Twese tugomba gufatanya kugira ngo muri uko kwicisha bugufi twemere koko Yezu Kristu agaragazwe n'iyo mibereho yacu, Yezu Kristu agaragarire mu cyo turi cyo, cyane cyane twebwe twemera kugabanuka kugira ngo Yezu Kristu dutuyemo yongere agaragarire bose. Niko kwicisha bugufi. Tubifatanye buri wese afashe mugenzi we kugera ku bwicishe bugufi bwa ngombwa, kugira ngo duhane serivisi y'urukundo tubihereye ku ivanjiri, bityo abantu bose babashe kugarukira Imana, kandi twese turyoherwe no kuba mu muryango w'Imana
ariwo kiliziya. Nk'uko bisanzwe rero mugende murebe ivanjiri y'iki cyumweru, ni uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 14 ku murongo wa mbere, tugasimbuka gato tugahera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 14. Mukomeze rero urugendo, dukomeze urugendo dufatanyije, turyoherwe narwo, ariko twicishe bugufi, atari mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa bituranga nyine nk'abakristo. Ushobora byose rero nabaha umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.